Akoze cyane. Gisagara kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo mu mirenge yako yose uko ari 13 uruhererekane rw'ibibaya n'imisozi itari miremire kimwe n'ikindi gice cyose cy'amayaga. Mu bihe by'ubuhehere uhasanga imisozi itamirije ibihingwa bitoshye byiganjemo urutoki mu bice by'impinga, umuceri, ibigori n'ibindi mu bice by'imibande. Hirya y'amateka yihariye aka karere kisangije nko kuba ariho hubatswe Kiliziya Gatolika ya mbere mu Rwanda. Aka ni akarere kakunze kugaragara nk'akagiye gasigara inyuma mu bikorwa remezo bimwe na bimwe, ku buryo ndetse mu myaka 3 ishize akariko karere rukumbi mu Rwanda kari gasigaye kadafite umuhanda wa kaburimbo. Kuvana 2000 gutyo niho nahakoraga umurimo wo kunyonga, ariko hari ahantu utakwifuriza umuntu wese kugira ngo ahagere. Icyo gihe niyo twajyaga nk'ihuye ukabunya Gisagara bahitaga babimenya, kuko nimba dupakiye ifu, kuko hano habona hari isoko, batupakiye nk'ifu, dupakiye nk'igitoki, warakijyanaga kubera nyine ibyondo bigenda gukubita ku igare, ukahagera ari igitoki ari nawe ntabaguta naba bitandukanye. Ku ntera y'ibirometero 20 uvuye mu mujyi wa Huye, santere y'ubucuruzi ya Ndora hifatwa nk'umujyi wa Gisagara, isura yayo irahinduka umunsi ku wundi kandi ku muvuduko munini, cyane cyane mu myubakire yaba ku nzu zo guturamo n'inzu z'ubucuruzi. Aka gace benshi bumvaga nk'icyaro kibisi, ubu amateka arimo guhinduka. Mu by'ukuri bahafata nk'icyaro koko, kandi yenda birumvikana ni mu cyaro kuko abantu bazi ko umujyi ari Kigali, ariko jyewe uko mbyumva ntabwo hano ari mu cyaro pe, ahubwo bazahakenera batakinahabonye. Aho tuboneye kaburimbi dushaka gukora inzu nziza, ubu ni etaje, n'uri urabona ko yazamuye etaje. Ingeri ikomeye igana ihindurwa ry'amateka n'imisusire ya Gisagara isa n'ishibuka hanini kuri uyu muhanda wa kaburimbo Huye Ndora, ureshya n'ibirometero hafi 14, warangije gukorwa muri 2020 ugakemura burundu ikibazo cy'imigenderanire hagati y'akarere ka Gisagara n'ibindi bice. Ubucuruzi buroroha, imikorere irahinduka, ndetse binajyana no gutunganya indi mihanda y'imigenderano igana mu bice binyuranye by'akarere ka Gisagara, binorohereza abashoramari kuhazana imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange, iterambere rirushaho kubegera. Ubu ngubu abaturage benshi barimo barazamura ama etaje bagomba guturamo ku giti cyabo. Gisagara se dusigaje iki? Hoteli ntago wayibonye. Ara dufite hoteli na piscine umuntu arajyamo reka ntiwareba. Kandi ibyo bintu byose ntago byahigeze ubu bijuba. Narko bwacu ubu turimo turaryoherwa cyane. Ntago wamvana hano ugiye ngo njyane Huye nkwemerere. Ntiwamvana hano ngo njyane Kigali nkwemerere. Icyo nakagombye kujya kureba i Kigali ku Gisagara kirahari. Icyo nagombye kujya kureba i Huye ku Gisagara kirahari. Byose ubu nayo makenka biri nkubwira twajyaga dukenera rimwe na rimwe nk'amarangeti ntituyabone, wakenera nko kubaka inzu uvuga ati ndashaka kuyikubitaho utuntu tugezweho, mbese bikagusaza bitewe no kuba na tuwarete tujya kuyipakiza n'iki, byose ubu byaratwegerejwe hano ku Gisagara. Kuva Huye kugera Ndora rwagati mu isantere y'ubucuruzi nkuru y'akarere ka Gisagara, umucyo ntugenwa n'amasaha, isura y'amanywa ntibusana cyane n'iy'ijoro biturutse kuri aya matara atamirije umuhanda wose. Nacyo ni ikimenyetso cy'indi ntambwe ndende akarere ka Gisagara kamaze gutera mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, dore ko umubare w'abacaniwe wikubye inshuro zirenga 5 mu gihe cy'imyaka 5, bakava ku kigeranyo cya 13% bariho muri 2015 bakagera ku kigeranyo cya 69% muri 2021. Ibi byanabaye imbarutso yo guhindura no kwagura imikorere. Akarere ka Gisagara nako ntikatangwa mu ikoranabuhanga. Ubu umuturage wa Gisagara ukeneye serivisi z'ikoranabuhanga yaba izijyanye n'itumanaho rya telefone cyangwa internet ntibikimusaba gukora urugendo rwari rwo rwose. Mbere washoboraga kuva hano ukarinda kujya kuzisaba i Huye nta muntu n'umwe uzitanga, ariko ubu ngubu biroroshye, harimo haragenda hatera imbere, hari n'abandi bazitanga sinjye njyenyine. Ntabwo umuturage agikora urugendo ajya i Butare gusaba izo serivisi, azihabwa aho ari, kandi mbona nta kibazo bigenda neza. Reka Gisagara ihamye intambwe ni mu gihe
mu murenge wa Mamba w'aka karere niho hateretse uruganda rw'akataraboneka rufite agaciro karenga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika rutanga amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri. Uru ruganda rwatangiye kubakwa muri 2017 ubu imirimo iragana ku musozo ndetse rwanatangiye gutanga umuriro kuko muri megawate 80 rutegerejweho ubu rutangamo megawate 40 mu cyiciro cya mbere cyanamaze guhuzwa n'imiyoboro migari isanzwe igeza umuriro ku batura Rwanda. We are on the completion stage. Unit number 1 was already operated quite ubu rwose turasa naho turi gusoza icyiciro cya mbere twarakirangije kandi kiri gukora neza cyane guhera mu minsi 17 ishize. Twarabigerageje mu kwezi kwa gatandatu, nyuma mu kwa munani, hanyuma icyiciro cya kabiri nacyo tukaba twaragitangiye mu kwa 9. Hari ibikoresho bike bizaboneka mu kwezi kwa 11, mu mpera z'ukwa 11 nacyo kikazaba cyatangiye gukora, nyuma noneho tukazabihuriza hamwe tukareba imikorere y'ibice byombi. Both unit. Mu mbanza biguze akarere ka Gisagara umuturage ku isonga niyo ntego. Hirya y'ibikorwa bigamije iterambere ry'akarere muri rusange habanje kwitabwa ku kuzamura imibereho y'abaturage. Abarenga 3,000 batagiragaho kuba n'abari batuye mu nzu zashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga bafashwa gutura neza kandi heza. Gutuza abaturage mu midugudu biba inzira iboneye yo kubasha kubagezaho n'ibindi bikorwa remezo byose. Ivuriro muri buri kagari yari intego ya guverinoma y'imyaka 7. Akarere ka Gisagara uyu muhigo kawesheje mu myaka 2 gusa. Andi mavuriro nayo yongererwa ubushobozi kugera no ku bitaro 2 bibarizwa muri aka karere, Ibyagezweho n'ibya Kibirizi. Gukwirakwiza amazi meza, kugeza amashanyarazi ku baturage, kwegezwa amashuri n'amavuriro, gutunganya imihanda y'imigenderano n'ibindi ni ibikorwa byose byongerewe umuvuduko no kunoza imiturire mu bice by'icyaro cyane binyuze mu gutuza abaturage ku midugudu. Urabona mva mu nzu mpita mvoma amazi. Icya kabiri nubwo namugaye nimba nkozwe n'akarwara cyangwa umwana wanjye n'abaturanyi bose duhita tujya hano hepfo kwa muganga. Abana bacu ugize ngo se baracyajya hepfo iriya? Oya cyamukizenga kwiga singaha haruguru aho biga. Turafite iterambere rihambaye, ahubwo mugende mudushimire uwo mubyeyi. Umva n'ingabo z'igihugu mubashimire, n'abayobozi mwese muriho mwese ndabashimye, impundu nizanye. Waraje duhita twishyira mu mashyirahamwe twibumbira hamwe. Gutura utekanye bituma utuza ukabasha no gutekereza ku iterambere. Gutuzwa mu midugudu byorohereje ibindi bikorwa bigamije guhindura imibereho y'abaturage. Baduhaye inka, twari tumaze jewe maze kuva ku nka ngeze ku igare naryo narivuyeho ubu ngeze kuri moto. Muri gahunda ya gira inka akarere ka Gisagara kari ku isonga. Imiryango irenga 19,000 yorojwe inka mu mwaka ushize gusa, bivuze ko mu gihe cy'umwaka umwe hatanzwe inka ziruta zari zimaze gutangwa muri gahunda ya gira inka kuva yatangira. Dore ko mbere y'uko akarere ka Gisagara kiha gahunda bise inka ku rugo igamije kongera umuvuduko muri gahunda ya gira inka zari zimaze gutangwa muri iyi gahunda zari 13,000, ubu ziragera hafi mu 33,000. Ibi bivuze ko mu ngo zirenga gati 88,000 zituye akarere ka Gisagara nibura zikabaka 46,000 zoroye inka. Ziyo mvuye kwahira nkasanga hari nk'inkongoro ingana gutya, nicara mu ntebe ya Kagame ubundi nkanezerwa nkayakubita ubundi nkashyira ku munwa. Ubundi nahaguruka ngiye hanze umuntu yandeba ati tere atumaze kunywa amata koko none ndayahereje. Inka mu muco nyarwanda isobanura urukundo, isobanura umubano, ariko ahanini ikavuga ubukungu. Uretse kuba borojwe inka zarabafashije kunoza imirire binyuze mu kunywa amata, bakabasha no kwikenura biturutse mu kugemura amata bagakuramo amafaranga. Iterambere ry'ubworozi mu karere ka Gisagara ryanabaye indi nkingi ishyigikira iterambere ry'ubuhinzi, umusaruro w'ubuhinzi ukurana n'uw'ubworozi. Ni byiza cyane inka zariyongereye, birumvikana n'umukamo wariyongereye, n'akamaro k'inka kariyongereye, harimo kurwanya ubukene. Buriya ufite inka isambu yashariraga ifumbire iragikemura. Umusaruro uhagije w'ibikomoka ku buhinzi ni imwe mu mpamvu zituma aka karere gakomeje kunguka abashoramari biganjemo bongerera agaciro uyu musaruro. Ubu akarere ka Gisagara ni kamwe mu twambere dutanga umusaruro mwinshi w'umuceri hano mu Rwanda.
uruganda rwa Gikonko rukorera muri aka karere ruhagaze neza mu birindiro mu kwakira umusaruro wose w'abahinzi bo mu turere twa Nyanza, Gisagara na Huye mbere yo kohereza ku isoko nibura toni hafi 4,000 buri gihembwe. Uruganda rutunganya ibigori Gisagara Maize ruherereye mu murenge wa Kibirizi narwo ni uruganda rushya ruherutse kubakwa mu karere ka Gisagara hagamijwe kongerera agaciro umusaruro w'ibigori nawo uboneka muri aka karere ku bwinshi. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gusya toni 30 z'ibigori ku munsi rukazikoramo akawunga kujuje ubuziranenge. Umusaruro rutunganya hafi ya wose uturuka mu bahinzi b'akarere ka Gisagara. Buriya ikintu gitangaje cya mbere muri Gisagara buriya kari mu turere buriya tweza cyane, umusaruro w'ibigori gafite buriya n'abawutunganya buriya n'abanyakigali nabo niho bakura raw material benshi tuba dusangiye. So turebye capacity y'uburyo abaturage bari babikeneye, urabona hari igihe umushoramari yishyuraga abaturage batinze cyangwa bakazabona isoko abantu babagurira batinze, umuntu yatekerejeho kuri icyo. Ku gasozi keza kahariwe inganda ha mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara, urundi ruganda rwamaze kuhatera amatako n'urwa Gabi rutunganya umusaruro w'ibitoki hakavamo urwagwa n'umutobe, ibinyobwa bitunganyijwe mu buryo bwujuje ubuziranenge biturutse ku mamashini n'ikoranabuhanga bigezweho bifashisha. Uretse kuba benshi mu barimo kubaka inganda aha muri Gisagara biganjemo abahakomoka bavuga ko bafite ishyaka ryo kuzamura akarere bavukamo, imikoranire myiza hagati y'ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa nayo ngo nindi mpamvu ituma benshi bishimira kuhakorera. Icyambere gukorera muri Gisagara niho mvuka, ni ukuvuga ntacyo naba maze niba ntaje kuhakorera ngo abaturage batera imbere. Nubwo ibyo nize nabizanya no kugira ngo abaturage batera imbere. Icyambere nuko twumvikana abantu bose cyane cyane abayobozi. Buryo bumvikana n'ubuyobozi nta kimwe utakora ngo gikunde. Burya bipfa kubera ko batumvikana kandi n'abantu bose bakorera hamwe iyo batumvikana ibintu birapfa. Iyi mikoranire myiza yaranze ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara n'abafatanyabikorwa muri iyi myaka ya vuba niyo yafashije kongera umubare w'abafatanyabikorwa mu ngeri zitandukanye maze umuturage abyungukiramo. Aha twavuga nk'umushinga wa Give Direct watanze inkunga ku baturage bo mu mirenge 3 Mugombwa, Kansi na Kibirizi. Buri rugo rugahabwa amafaranga 800 yo kubafasha kwikura mu bukene. Imishinga nka Action Aid na World Vision nayo igira uruhare mu gukwirakwiza amazi mu mirenge ya Gishubi na Kansi, ubu barakabakaba 100%. Iyi mikoranire myiza si yo kubafatanyabikorwa gusa kandi kuko no ku muturage, ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwimakaje iyi mikoranire. Kumvikana n'abaturage no kujyanamo muri gahunda za leta bituma Gisagara ihora ku isonga. Ubu imyaka ishize ari 4 ntawe ubahiga mu kwitabira gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Mituwele itarazamuka, abaturage bagifite imyumvire yo hasi. Habanje kubaho inyigisho z'abayobozi. Noneho warwara wagenda wareba kwa muganga amafaranga baguciye ukabona ntabwo ari byiza. Waza wabiganirira undi muturage nawe akabyumva akumva yuko wa mugani yanyigisho abayobozi baduha ifite akamaro. Utazi yava ngo ntanamenye yajya. Mu gukomeza kwibuka no guha icyubahiro inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku musozi wa Kabuye uherereye mu murenge wa Ndora mu 2018 hubakwa urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rushyinguyemo imibiri isaga 43,000 yiganjemo y'abiciwe kuri uyu musozi wa Kabuye. Umusozi ufite amateka yihariye ariko ukagira nayo usangiye n'ibindi bice by'akarere ka Gisagara kimwe n'ahandi mu bice by'igihugu. Benshi mu bahatuye bagiye batangira kwiyubaka bahiriye kuri zero, kugarurirwa icyizere cyo kubaho no kubona umutekano usesuye bikababera umusingi bubakiraho iterambere bishimira uyu munsi. Ubushobozi bwari ntabwo kubera nyine Jenoside yashenye ibintu byinshi. Uko rero umuntu yabonaga umutekano, ko twabonaga umutekano, umuntu akizera ubuzima bwo kubaho, inzego z'umutekano zatubaga hafi natwe twumvaga ko dufite kubaho, dufite ubuzima. Twagiye rero twubaka none umuntu akumva ashinze ibirindiro byo kuguma hamwe. Ubundi rero ngo nyiramaso yerekwa bikibinda akirebera kandi burya ngo inkuru mbariranira tuba. Iterambere akarere ka Gisagara kamaze kugeraho biragoye kurivuga mu mwanya muto nk'uyu. Habayemo gukora cyane, habayemo gukora ibikorwa bifite agaciro kandi bigera kuri buri muntu wese w'akarere ka Gisagara.
gusa sinasoza ntakubwiye ko mu ntambwe y'iterambere aka karere ka Gisagara kamaze kugeraho katanasize inyuma imyidagaduro. Gisagara ubu niyo gicumbi cy'umukino w'intoki wa volleyball mu Rwanda. Ibi kandi bifite imvano kuko iyi nzu igezweho y'imikino izwi nka gymnase n'imboneka hake. Hepfo yayo gato kandi hakaba n'ikibuga cy'umupira w'amaguru gitunganyije neza. Ibi byose ni ibifasha abatemberera akarere ka Gisagara kubasha kwidagadura. Nutemberera mu karere ka Gisagara ntuzagira impungenge zaho kuruhukira. Hoteli Montana ni imwe mu zigezweho yamaze kuhatera amatako ndetse n'izindi ngo ziri mu nzira mu ruhererekane rw'indi mishinga myinshi aka karere kiteze, harimo n'uw'uruganda ruzatunganya inyama rukazishyira ku isoko zihiye kandi zifite ubushobozi bwo kubikwa igihe kirekire. Mbese muri make umuntu yagira ati Gisagara ni garuka urebe urugero rw'ibishoboka mu kubaka iterambere ry'igihugu.